N'ubutumwa bukomeye cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasohoye n'ijambo rya Nick Cheka, umwe mu bayobozi bakuru mu biro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bishinzwe Afurika, aho yasohoye ubutumwa bukomeye cyane, n'ubutumwa bujyanye no kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 ku nshuro 32, aho yagarutse ku magambo akunzwe n'ubundi gutangazwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, harimo gupfobya Jenoside yakorewe Abatutsi, ariko akomeza asa n'ujijisha agaragaza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zidapfobya ahubwo zifasha u Rwanda mu kuba zanenga abapfobya Jenoside ndetse n'abahakana Jenoside yakorewe Abatutsi, nk'uko yabivuze mu magambo ye, nk'uko tugiye kubyiyumvira. Leta Zunze Ubumwe za Amerika si ubwa mbere, si ubwa kabiri, si ubwa gatatu yumvikanyweho imvugo iyobya rubanda ndetse inapfobya Jenoside yakorewe Abatutsi, mu kugaragaza ko Jenoside yabaye ari nka Jenoside ebyiri cyangwa eshatu nk'uko babitangaje muri iri tangazo, ariko basa nk'abajijisha binajyanye n'amagambo akomeye cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitangaje. Reka rero mbagezeho ubutumwa bwa Nick Cheka asohoye mu kanya gatoya. Ni ubutumwa mbonye mu nyandiko ariko ntarabona ubutumwa bwa video, akaba ari nayo mpamvu ngiye kubasomera kugira ngo mwumve neza ibyatangajwe n'uyu muyobozi Nick Cheka. Ariko aya magambo cyangwa iyi mbwirwaruhame ikaba iri kuri website cyangwa imbuga za Leta Zunze Ubumwe. Ne ushema no kwifatanya namwe muri uyu muhango wo kwibuka ku nshuro ya 32 ubwo duteraniye hano uyu munsi kwibuka iyi nshuro ikomeye. Reka tubikore tuzirikana mu buryo bwimbitse amahano ndengakamere yagwiririye Abanyarwanda mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi. Uyu munsi turibuka inzirakarengane z'Abatutsi zigera hafi kuri miliyoni imwe, ndetse n'Abahutu, Abatwa n'abandi bishwe bazira ko barwanyije ubutegetsi bwakoraga Jenoside. Muri uyu mwanya uremereye kandi utoroshye, nifatanyije namwe mwese mu kuzirikana inzirakarengane zahasize ubuzima, imiryango yasenyutse ndetse n'imbaga y'abantu yatsembwe. Ku giti cyanjye nasuye u Rwanda nibonera n'amaso yanjye aho Jenoside yabereye i Nyamata n'Intarama, ahahoze ari za Kiliziya Gatolika, aho ibihumbi n'ibihumbi by'Abatutsi bari bahungiye bakaza kwicwa urw'agashinyaguro n'abahezanguni. Uhagaze imbere y'izo alitari, umuntu ntiyabura kubona ukuri gukomeye kw'ibyabereye aho ngaho. Byankoze ku mutima cyane. Ibizinga byasigaye muri izo ngoro ntabwo ari ibimenyetso bisanzwe gusa, ni ibimenyetso bifatika by'ubuzima bwatwawe, by'urugomo rwinjiye mu kibanza cyeguriwe ubusabane n'Imana. Alitari aho igitambo gitagatifu cya misa giturirwa, aho amaraso ya Kristo aba hari ku bw'agakiza k'isi. Ahangaha yivanzwe n'amaraso y'inzirakarengane mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi. Ku Bagatolika nkanjye, alitari ntabwo iba ari ameza gusa, ni Karuvariyo nk'uko Kiliziya ibyigisha. Buri misa igarura igitambo cya Kristo ku musaraba. Kubona alitari yuzuye ibizinga by'amaraso y'abantu ni ukubona mu buryo bubabaje cyane ihuriro ry'igitambo cya Kristo n'ubushobozi bwa muntu bwo gukora icyaha. Nyamara ariko nahangaha ibanga ry'umusaraba riraduhishurira. Nk'uko Mutagatifu Augustine yabyanditse, Imana yashimye ko ari byiza gukurikiza mu kibi kuruta kutemerera ikibi na kimwe kubaho. Byo ntabwo bikuraho cyangwa ngo bisobanure burundu ayo mahano, ariko bishimangira ko nibyo bitarenze ubushobozi bw'agakiza. Izo alitari ziracyari nanone ikimenyetso cy'icyizere, kubera ko ijambo rya nyuma ry'umusaraba atari urupfu ahubwo n'izuka. Nk'uko Mutagatifu Pawulo abyandika ngo aho icyaha cyagwije inema zaharushije kugwira.
mu Baroma 5:20. Iryo sezerano ntabwo rigabanya uburemere bw'ibyabereye aho ngaho, rihagarara nk'ikimenyetso cyo kubinesha. Nyamara kandi tubona n'ikindi kimenyetso cyisumbuyeho ko inema zitagomye kuba ibitekerezo gusa, ahubwo zashinze imizi mu buzima bw'igihugu cy'u Rwanda. Mu myaka 32 ishize nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, u Rwanda rwatangiye urugendo rudasanzwe mu mateka yose, kugarura umutekano, kubaka inzego bundi bushya no kurema igihango cy'ubunyarwanda cyangwa amacakubiri yatumye ubugimwe bitoroshye ako kanya. Nyuma y'amahano, ibyemezo bigamije gukumira ko imimerere yateza ubwicanyi ndengakamere yongera kubaho. Muri urwo rwego, kubungabunga ituze no kongera gushyiraho ububasha bw'inzego z'igihugu ni ibyagezweho bifatika kandi bifite ireme. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishyigikiye ubushake bw'u Rwanda bwo kubaka ubumwe n'ubwiyunge. Turamagana igikorwa icyo ari cyo cyose kigamije kugoreka amateka ku nyungu za politike, kandi twamaganye ihakana n'ipfobya bya Jenoside iryo ari ryo ryose. Turamagana abakoresha imvugo z'urwango bagamije gukurura urugomo n'inzangano, aho gukoresha imbaraga z'amagambo yabo mu kubaka amahoro. Uyu munsi twese dushobora guha icyubahiro inzirakarengane za Jenoside binyuze mu kuvugurura umuhigo wacu wo kubaka isi aho amahano nk'aya atazongera kubaho ukundi. Igice cy'ingenzi muri uyu muhate ni ugubutabera inzirakarengane n'abarokotse binyuze mu kuryoza ibyaha ababikoze. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni umwe mu bavugizi bakomeye b'Abanyarwanda mu gushaka ubutabera no kuryoza ibyaha abakoze Jenoside. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafashije mu gushyiraho no gushyigikira urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwashyiriyeho u Rwanda binyuze muri diplomasi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ihanahana ry'amakuru. Twafashije mu gufata, kuburanisha no kohereza mu Rwanda benshi mu banyabyaha bagize uruhare muri Jenoside. Leta Zunze Ubumwe za Amerika izakomeza gukorana n'abafatanyabikorwa bacu kugira ngo abagize uruhare muri Jenoside bashyikirizwe ubutabera. Kuba muhari uyu munsi ni umuhigo wo kwigira ku mateka no kwiyemeza ko tutazasubiramo amakosa yahahise hacu. Mu gusoza, ndatanga icyubahiro cyanjye n'agaciro kenshi ku nzirakarengane n'abarokoze Jenoside yakorewe Abatutsi. Urwibutso rwabo ruzaba urumuri rutuyobora mu rugendo rwacu rwo gushaka isi irangwamo ubutabera kurushaho. Murakoze.